mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura, uzarubera intwari uzaba ingenzi. Kizito Mihigo atuzaba intwari, ni wowe nanjye abwira, ni twese abato n'abakuru, buri wese mu rwego arimo. Kandi na Kizito yaranzwe n'ubutwari, ubutwari buzwi n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, ibi ntibishidikanywaho. Kimwe mu bimenyetso turi kukibona muri iyi minsi. Uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi usikibikirana. Turabasuhuje mwese, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Abazi neza Kizito Mihigo, abamukunda kubera ibihangano bye birimo indirimbo, ibikorwa n'indangagaciro zamuranze, bari mu byishimo muri iki gihe nyuma y'igihembo Vaclav Havel yagenewe tariki ya 17 Nzeri, kigatangwa ku mugaragaro kuri iyi tariki ya 25. Bishimwa hawe nk'uwagize uruhare mu guharanira uburenganzira bwa muntu kandi akabikora mu nzira y'amahoro. Nubwo atari ubwa mbere Kizito Mihigo ahawe igihembo, kuko muzi ko yari yarahawe andi mashimwe imbere mu gihugu, ariko iki cyo mu rwego mpuzamahanga kije ari agahebuzo. Ishimwe mpuzamahanga nka ririya ntiryikubita hasi gutya gusa, ahubwo nk'uko abagiye kutuganiriza ku bikorwa n'ibitekerezo byamuranze bagiye kudufasha kubyumva mu bisobanuro binononsoye ndetse bakanabitangira ingero. Kizito Mihigo yitangiye ibikorwa by'indashyikirwa kugera n'aho atazuyaza gukomera ku ndangagaciro z'imena mu bihe turimo, kabone n'aho yazitangaho ubugingo bwe. Munyemerere mbicisha amatsiko gato, abatuganirira turagenda tubabona uko buri wese yinjira mu kiganiro. Mwe mutuganirira kandi ntimutungurwe igihe mudusangiza ibitekerezo, abari ku buhanga bw'ibyuma bashobora kuzajya banyuzamo hato na hato bagashyiraho amashusho cyangwa uturirimbo tujyanye n'ibyo muvuga. Urukundo, amahoro, imbabazi n'ubwiyunge ni bimwe mu byaranze Kizito Mihigo. Turabiganirirwaho na Mireille Abewe Kagabo uri Edmonton, ufatanyije na Lydie Ujeneza uri Gatineau ni muri Canada. Kuri radiyo Urumuri turabasuhuje mwembi, tubahaye ikaze, twishimiye ibyo mugiye kutuganiriraho. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine. Muraho, nitwa Mireille Abewe. Uyu munsi Kizito yahawe igikombe mpuzamahanga, icyo twakwita ishimwe ryo kutwereka ko Kizito atari twe gusa abanyarwanda cyangwa abazito yabereye intwari, ahubwo ko Kizito ari intwari ku isi yose. Uko tugenda tubibona, jewe na bagenzi banjye twagiriwe ubuntu bw'uko radiyo Urumuri yadutumiye kugira ngo tuvuge muri bike twari tuzi kuri Kizito. Nitwa Mireille Abewe, nkaba nshimira cyane iyo radiyo yadutumiye ndetse n'abantu bose bari kutwumva hirya no hino. Nkaba ngiye kuganira n'umugenzi wanjye witwa Lydie Ujeneza, nawe tubana hano muri Canada, nuko mba muri Edmonton, akaba ari muri Gatineau. Lydie, uraho? Uraho Mireille. Nanjye nishimiye ubutumirwa twahawe kugira ngo tushobore kuganira kuri Kizito. Donc reka dutangire. Ubwo hari hashize amezi 7 dufite akababaro kenshi kuko Kizito yatuvuyemo, nibwo uwo munsi twamenye ko iki gihembo yateganyirijwe azakibona kuri uyu munsi ku itariki 25 z'ukwa cyenda. Nibwo Urumuri rwatubajije niba uko bagendaga batubona tuvuga Kizito hirya no hino atari uko twari twarahuye tuziranye, ahubwo ari urukundo cyangwa se abantu bahuye bafite esprit yo kuba barakundaga Kizito, ko twahuriye uyu munsi tukamuvugaho. Ubwo rero niko tuje kubaganiriza, njye na Lydie tukaba turi buvugane ku bintu bitatu byaranze Kizito kurusha ibindi twamumenyeho, ari byo urukundo, kuba yaravugaga cyane ku mbabazi ndetse n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. None rero twagiye twumva indirimbo nyinshi cyane za Kizito, ndetse
dusoma n'igitabo cya Kizito mu Kinyarwanda n'icyongereza abakiguze nk'abaragira ngo nkubaze Lydie duhere ku rukundo mbwira mu gihe wamenye Kizito icyo wavuga uko wamubonye n'urukundo. Urakoze Mimi, njyewe navuga plus par rapport ku gitabo cye ukuntu numvisha urukundo uko we yarubonaga naho yaruvanye. Icyo nabonye ni uko Kizito yari umukristo nk'abanyarwanda benshi, ariko we yafashe message ya Yezu ayishyira mu bikorwa. Ntago yari amagambo gusa, ntago ari bya bikorwa tugenda ngo dimanche tukajya mu misa ubundi tukataha tugasiga ibyo twize mu rusengero, ariko we yarabijyanye abijyana mu buzima bwe bwa buri munsi. Donc ukuntu yavugaga urukundo rero yari urwo rukundo rwo mu ba katolike cyangwa se mu bakristo, ariko ararufata aragenda noneho arushyira mu bumuntu. Biva muri bya bintu byo tugendera mu bintu by'amasengero by'amahorijo, ariko noneho arayifata arayitwara ayijyana mu buzima bwe bwa buri munsi, yerekana urwo rukundo ahantu hose yari ari, akanarwerekana ku bantu twebwe normalement twavuga ko bataba they don't deserve it, you know, ariko noneho we akora iyo pa aragenda nawe abereka urwo rukundo. Mbese nk'uko abantu bose turi ku isi turi deserving, kandi koko nubwo Kizito yari umukristo, wabivuze neza ko ibyitwaga urukundo ntabwo yabijyanye mu gikristo gusa, ahubwo yabizanye mu bumuntu. Ni hahandi yigeze no kuvuga ngo mbere ya byose tujye tuba abantu, mbere ya byose tujye twiyunga natwe ubwacu, twiyunge n'Imana, hanyuma tuzabone kwiyunga n'abandi. Ako ngako nkashyizemo kugira ngo noneho tuganire, ariko mbere yuko tujya mu bwiyunge twavugana ku mbabazi. Kizito twasomye igitabo cye ndetse twumva n'indirimbo ze zitandukanye. Ese kuri wowe wabonye gute uko Kizito yavugaga imbabazi? Imbabazi kuri Kizito naho nabonye hari ukuntu kundi nawe yazifashe, akajya nanone akarenga ukwa kundi twebwe tuba twarabyize tukiri abana mu rusengero n'ababyeyi batubwira niba wakoze ikintu kibi ugomba gusaba imbabazi kugira ngo bakubabarire maze kugira ngo wongere ugire amahoro mu rugo. We uko yavugaga imbabazi, yavugaga ko imbabazi zireba uwakorewe ikibi d'abord. Ni ukuvuga ko umuntu ubabarira ntabwo ababarira kugira ngo ari gutekereza wa undi wamubabaje cyane, ahubwo ari kwitekereza avuga ngo njyewe nkeneye amahoro, njyewe nkeneye gusiga imizigo y'inzangano cyangwa se y'umubabaro hasi kugira ngo nongere mbe umuntu wuzuye ufite amahoro, ufite urukundo, kandi kugira ngo nkomeze nongere mbeho ndi libre, ndi umuntu ufite liberté yo gukunda abantu nk'uko Imana ibishaka, nk'uko ubwo bumuntu bibudusaba. Noneho wamara kubabarira pour toi, pour ta propre liberté, urumva ko utabushyize pouvoir mu ntoki z'uwo muntu wundi kugira ngo aze gusaba imbabazi kugira ngo wowe wongere ugire amahoro. Donc nkaho uba wongeye ukiha pouvoir yo kuvuga ngo biriya bintu umuntu yankoreye yabisabira imbabazi atabisabira imbabazi, njyewe mfashe pouvoir yo kuvuga ko ngiye kumubabarira kugira ngo njyewe nongere ngire ubumuntu, nongere ngire amahoro. Ahantu naringiye neza kukatira niho nagira ngo twuzuzanye kuri icyo kintu yuko imbabazi iyo uzihaye uwitwa ko yaguhemukiye ari nko kumwaka imbaraga, mbese power yaragufiteho ubu yimwambuye ukayigarukana. So urakoze cyane kubyongeraho. Ubwo rero imbabazi nizo zidutwara zikatugeza muri bwa bwiyunge twavugaga buhera kuri twe ubwacu. Ubwiyunge ibyo byose nubwo twagiye tubiganira tuvuga en general, tuvugamo Kizito, ariko mu by'ukuri ni ukugira ngo tuze kubizana muri ka yacu y'Abanyarwanda, cyangwa se kuko Kizito yarenze iby'Abanyarwanda, ahubwo agera no muri za Grand Lac, agera no ku bantu, mbese nk'uko wavuga ku isi yose. Tuganire noneho nko
tubishyize ku byatubayeho twebwe abantu bo muri Grand Lac kuko twibasiwe cyane muri ibi bihe by'imyaka 20-30 twagiye tubona ibyabaye ku bihugu byacu. Iyo turebye Kizito dusanga ubwiyunge bwo mu Rwanda ari nabwo bwamugaruye cyane igihe yari ari muri diaspora akagaruka ari nkacyo kimuzanye, ari nkayo devoir aje, ari nkacyo agomba u Rwanda n'abarwegereye. Iyo nshyiramo abarwegereye ni ukubera ya ndirimbo twumva yaririmbiye umufrère congolais ari we mubanyi wari we wacu, bivuga ngo Kizito yari yarenze iby'abanyarwanda. Ariko se noneho kuri ubwo bwiyunge Kizito yavugaga mu gitabo wasomye cyangwa se mu ndirimbo ze twagiye twumva, wowe ubibona gute? naho Kizito yari afite profondeur nini cyane kuko ibintu iyo tuvuze ubwiyunge hari ukuntu tubibona nk'abanyarwanda en general, ariko we ajya en profondeur encore. Arongera avuga ngo mbere yo kujya kwiyunga n'undi banza wiyunge nawe, ariko mbere no kwiyunga nawe banza wiyunge n'Imana yawe, kuko Imana aho ngaho niho uvana imbaraga, niho uvana rwa rukundo rutuma ushobora kuvuga ngiye kwiyunga nanjye, ubundi nimara kwiyunga nanjye ngiye kwiyunga na mugenzi wanjye waba warangiriye nabi. Ariko mu kwiyunga nanjye bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga kwiyunga na histoire yanjye yose uko imeze kose, nkayireba imbere mu maso, atari byo guhishahisha, byo kuvuga ngo nariyunze cyangwa nagiriye imbabazi, ariko ukareba ni igiki wakorewe, ukabireba neza na wa wundi uri en face, ugakora ukamusanga kugira ngo umenye nawe mbese we ni iki kimubabaza. Kuko ibintu byo kuvuga kwiyunga utakoze ujye guhura n'undi nabyo ntabwo byaba ari byo. Amahoro mwese bana b'Imana mbifurije amahoro, aho muri hose mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. Urebye rero no mu buzima bwe na misiyo ye yayitangiye, ukuntu yajyaga mu maprizo ajya kwigisha imbabazi n'ubwiyunge, ukuntu yagiye ajya muri diaspora agahura n'amakominote y'abanyarwanda atandukanye, akaba ari nabyo byatangiye kumutera ibibazo. N'uyu munsi nasomaga igitabo cye avuga ukuntu kubera uko kuntu yari ameze yo kujya gusanga abandi muri iyo misiyo ye y'ubwiyunge, hari ukuntu abantu bamubonaga bakamufata nk'aho ari umutwetwe cyangwa se ngo ibi ni ibiki ari gukora, ariko kandi wumva ko kuri we byari normal, ntabwo ari ibintu byari extra. Iyo uvuze urukundo ukavuga ubwiyunge, uriyunga nande se niba udakoze iyo mugende gusanga bagenzi bawe. Donc nkumva ko niyo definition ya reconciliation Kizito yari yashyizemo ubumuntu burenze ku buryo bwatumaga ava muri zone de confort ye agasanga abandi. Urakoze cyane Lydie. Nkaba nagira ngo mfate kano kanya, twavuze uko Kizito tumuzi, tuvuga uko twamusomye mu gitabo, ariko tuzi indirimbo ye imwe mu za mbere zikundwa cyane ariyo yitwa Inuma. Nkaba nagira ngo juste nsome agaparti gatoya katubwira Inuma, cyane cyane ko kanavuga kuri ibyo bintu bitatu twavuze. Haravuga ngo inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu, inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga, inuma y'ubushake bwo kwiyunga, iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu, inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga, inuma y'ubushake bwo kwiyunga, iyo numa niyo nziza niyo dukeneye, inuma y'umutuzo n'ubutabera, inuma y'ubuhanga. Mwigeze kuvuga gatoya Lydie ku kintu cy'ubukristo,
tukaba tuzi ko igihe umwuka wera wamanukaga haje ikintu kimeze nk'inuma. Inuma rero ngewe nkaba njya nibaza, ese iyo numa Kizito yaririmbye, iyo numa yagiye agashyira no kuri KMP ikirangantego cyayo, aho uko Kizito yabanye natwe muri aya mezi 7 atakiturimo, akaba n'ubu ngubu tubona ibikorwa bye bikomeza kwigaragaza atakiriho, ujya wibaza yuko iyo numa yaba muri icyo kirere twavugaga, ikirere cya Grand Lac. Ese hari amizero yuko uyu Kizito yaba ataragendeye ubusa? Turabibonye kuri iki gikombe, ariko se tuzakomeza tubibone? Wowe ubitekereza gute? ngewe namenya igihe yitaba Imana kubera message yari adufitiye mu banyarwanda, navuze ko ofet sinzi hari ikintu cyabaye, yaba twarabiganiyeho, hari n'izindi nshuti twagiye tubiganiraho cyane bakunda Kizito, tuvuga ko hari ikintu cyahindutse muri twe tuvuga ubuse koko uyu we azize iki. Noneho tukavuga ngo njye byatumye mfungura amaso ndeba ubuzima bwanjye, ntangira kwibaza mbese ibintu ahantu Kizito yari agejeje misiyo ye ubu se irarangiye koko. Ariko nkumva ni nkaho adusigiye message yo guharanira rwa rukundo, za mbabazi yatwigishije na reconciliation. Nkaba ngewe rero narabifashe nkaho ari responsabilité yanjye yo kugerageza kugendana ces 3 éléments mu buzima bwanjye, kugira ngo nanjye nkomeze iyo mission yari yaratangiye uko mbishoboye. Donc nkabona ko iyo numa iturimo, abamukunda, abumvise message ye, kandi babona ko abanyarwanda bayikeneye. Donc nkabona ko nubwo atagihari physiquement, aracyahari dans l'esprit, kandi nkabona ko ari nabyo bifite imbaraga noneho kurushaho. Iyo numa rwose izasange ikirere, ntikibe ikirere cy'u Rwanda gusa, ahubwo ikirere cya Grand Lac, kuko turayikeneye. Mu gusoza rero nagira ngo mfate juste akanya gatoya nanone nsome ahantu ku gice cya 38 mu gitabo cya Kizito. Nigeze kubivuga kare ko igitabo cya Kizito twagiriwe ubuntu bwo kukigira mu Cyongereza no mu Gifaransa, kikaba kiri kuri Amazon wakifuza, ndetse kikaba kizasohoka mu Kinyarwanda vuba mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'utaha. Umuntu ufite copyright y'ibitabo ari we René Claudel Mugenzi, uri muri bamwe yari yasigiye izo message. Icyo gitabo nikimara kujya kuri PDF, buri munyarwanda wese cyangwa se umuntu wabasha gusoma Ikinyarwanda akifuza kugisoma azakibona. Ibi rero ngiye gusoma byavuye mu gitabo cy'Igifaransa, ariko nagerageje kubishyira mu Kinyarwanda uko nshoboye. Nagira ngo mfate agaparti gatoya nongere mbabwire uwo Kizito yari we. Aravuga ngo, sinigeze mfata gufungwa kwanjye nk'ikibazo cy'ingenzi cyantera kwiheba, ahubwo nakomeje gufata uyu mubabaro nk'intambwe ya ngombwa mu rugendo rw'ubutumwa bwanjye nk'umuhamya w'amahoro n'ubwiyunge, amahirwe yo kwiga gukunda no gukorera mu rukundo mu gihe n'ahantu hari abantu babikeneye kurusha mbere. Uko iminsi igenda isimburana muri gereza ya Kigali, urukundo rwanjye rwatangiye kwivugira ruriyongera. Numva nkomeza guhamagarirwa kwiyegereza abarwayi, abashesha kanguhe n'abakene nyakujya. Uwo yari Kizito ari imbohe, uwo yari Kizito ari muri prison. Ariko nge nawe ntabwo turi muri prison. Dukora ibiganiro kenshi, ariko nyamara ntibikabe kuganira gusa, ntibigashirire mu biganiro, ahubwo tujye twireba. Kuri uyu munsi le 25 septembre bamuhaye iki gikombe mpuzamahanga. Nagira ngo twebwe aho byatangiriye, uko Yesu yavukiye muri Yerusalemu bagatangira guhinduka, natwe ubwacu dutangire kwireba. Twahawe intumwa idasanzwe idusigira iyo numa itugenderere. U Rwanda ntabwo ari muri le Grand Lac gusa, ahubwo natwe twese aho tugeze tuvuga ngo n'u Rwanda rwiriye. None rero Lidi, turangiza nagira ngo nkubaze, ni gute nge nawe cyangwa se n'abandi baba bakozweho n'iyi message batangira kureka kuba imfungwa hano hanze, ahubwo bakaba free nk'uko yari free ari imfungwa? Noneho twe tubashije kugira icyo dukora,
tukaba twagira difference to makinga non seulement muri communauté yacu y'abanyarwanda ahubwo ku isi kugira ngo ubwo bumuntu bwogere. Umwanya ni wawe Lydie. uko nabivuga ni ugutangira buri wese akireba. Nicyo kintu Kizito yatumye nkora ufite, yatumye nireba nyabyo, nkareba Lydie wowe kuri inaha kandi ukaba uri ahantu hari uburenganzira, nta kindi kintu ushobora gukora kugira ngo utange impunga kugira ngo u Rwanda rube u Rwanda twese twifuza tubona kandi tuzi ko rushoboka. Noneho ubwo cyo navuga rero ni ukureba ni hehe mu buzima bwacu, nubwo tutari imfungwa, tutari muri prison, ariko mu bitekerezo, mu bikorwa tumeze nk'abantu bafunzwe. Maze umuntu agatangira akibaza, mbese ni iki kimfunze? Ese ibi bintu aya walls mfite ni real cyangwa ari mu mutwe wanjye? Utangira tukareba koko kugira ngo buri wese atangire yibaze, nta kintu njyewe nshobora gukora un peu plus. Nta uvuze ngo tugiye gukora ibyo Kizito yakoze, kuko Kizito he went above and beyond. Above and beyond, exactly. So ariko rero nkavuga nanjye mu nzu yanjye, muri famille yanjye, n'abasaza banjye, n'abarumuna banjye, ku kazi, ni gute njyewe nshobora gufata iyo SP yanuma maze nkatangira nanjye nkahindura ubuzima, kugira ngo ubuzima ntibube ubwanjye gusa n'abanjye, ahubwo ntange inkunga kuri humanité yose. Merci beaucoup Lydie. Ubwo tuboneyeho gushimira nanone abadukurikiye, tunashima Radio Urumuri yaduhaye aka kanya. Umunsi mwiza, twese turishimye kuri iki gihembo Kizito yahawe uyu munsi. Murakoze mwembi, Mireille Abewe Kagabo uri Edmonton, nawe Lydie uje neza uri Gatineau muri Canada. Uwiteka abahe imigisha. Kugira ngo uhabwe igihembo Vaclav Havel ni uko ubuharanira uburenganzira bwa muntu mu mahoro. Ibi ntiwabigeraho utakira abantu kimwe. Kizito Mihigo yaranzwe no kwegera abantu, kuganira, gutega amatwi, gushyikirana n'uwo ari we wese nta mupaka w'amoko, amadini, abemera n'abatemera. Ugiye kutuganirira kuri iyi ngingo ni Ariane Clarisse Mukundente Kayisire, uri muri Canada. Radio Urumuri ishimishijwe no kukwakira no gutega amatwi ibitekerezo ugiye kudusangiza kuri iyi ngingo. Bakunzi ba Radio Urumuri ndabasuhuje. Ndashimira rero Radio Urumuri, nkashimira Jean Claude wampaye uyu mwanya, hanyuma kandi ngashimira mama wa Kizito waduhaye Kizito tukaba tumwibuka uyu munsi. Ntibagiwe Kizito watumye duteranira hano. Ndabizi Kizito ntabwo ari hano kubw'umubiri, ariko kubwa roho ndabizi neza ko ari hano, kuko jewe ndi mu bemera yuko iyo umuntu yapfuye akomeza akabaho. Kizito turakwishimiye kandi felicitation ku gihembo wahawe, uragikwiriye. Hanyuma ibyo bampamagariye kuvuga, basabye kuvuga, ni kuri Kizito wabaye wegereye abantu bose, Kizito wateze amatwi abantu bose, Kizito waganiriye bose, Kizito wagize icyo twakwita umuntu wakunze abantu bose, wagize ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit ntabwo ari abantu bose bayigira. Iyo umuntu arebye nko muri dictionnaire icyo bishatse kuvuga, bivuga umuntu wegera abandi, ufite une attitude ya tolérance, akagira amatsiko yo kumenya ibyo abandi bavuga, kandi akemera ko umuntu ashobora kwemera ibyo uwe yavuze, akabyemera byose cyangwa akabyanga byose, ariko akagira amatsiko yo kwegera abandi, kumva icyo bavuga no kubyemera, atabavuze ati ibyanjye n'ibyo, adashatse kugira ngo abumvishe n'imbaraga ze zose ibyo ashaka. Ariyo mpamvu Kizito turamureba muri uko kuntu yagize une ouverture d'esprit, dukurikije imibereho yagize. Ntabwo tuvuga Kizito muri ubwo buryo ngo tubivuge de façon théorique, turabivuga de façon pratique, dutanga ingero zifatika kugira ngo turebe nimba natwe Kizito dushobora kumwigiraho ubuzima bwe bwose. Kizito yagize kuri iyi si. Kizito ni umwana warenze amoko. Kizito yegera abantu batari bari mu idini rye, abaha umwanya,
abazana mu kiganiro cye. Kizito ni umuntu wemeye ko aho batavuga kimwe atari abanzi. Ni muri ubwo buryo ndi buvuge Kizito. Ndahera kuri Kizito warenze amoko. Murabizi neza mwese ko igihugu cyacu turi muri ibi bibazo kubera amoko yabaye i Rwanda. Iyo tuza kurenga amoko ntabwo jenoside iba yarabaye. Iki gihugu cyagize ibibazo byose kubera ko abanyarwanda de generation en generation batabashije kurenga amoko. Ariko Kizito yarenze amoko ari umwana. Yarenze nyuma ya jenoside muri 1996 igihe abantu bose bari bababaye, hari ibikomere byinshi. Umwana w'imyaka 18 19 aravuga ati jewe ibintu by'amoko ngomba kubirenga kugira ngo mbashe kubaho neza, mbashe kwiyakira, mbashe kubabarira abampemukiye. Iyo umuntu avuze gutyo yakwibaza ati nuko wenda ibyamubayeho atabyumvaga. Kizito ari umwana wasohotse mu mirambo, jenoside arayizi, yabonye aho bica abantu. Hari ahantu mu gitabo cye yandika ngo jeter le dessert, bivuga ko bisha abantu baramusiga bamutegereza kumwica bwa nyuma. Bivuga ko nta kintu atabonye, yabonye uko abantu bapfa, yasohotse mu mirambo ari umwana w'imyaka 12. Ariko yakuriye mu muryango w'abakristo. Burya baravuga ngo pour faire un bon évolutif, hari ikintu kibi kituma ubasha kubikora. Un bon évolutif icyo nshaka kuvuga sinzi uko nabisobanura mu kinyarwanda, ariko ndashaka kuvuga ko kugira ngo ugire iyo ouverture d'esprit ituma wemera abantu bose, ugasenya inkuta zose zigutandukanya n'abandi, za nkuta uba waratewe kubera n'ibintu baba warabayemo, uko warezwe, ibyago wahuye nabyo, ama experience wagize mu buzima, bituma ugenda wubaka inkuta hagati yawe n'abandi. Ariko iyo umuntu abashije kuzisenya zose, icyo nibyo nakwita un bon évolutif, kuko ntabwo buri umuntu udasanzwe. No kuri iyi si intambara tubona ahantu hose nuko hari manque de tolérance, abantu batabashije kurenga. Kizito mu myaka 19 18 19 yahisemo kurenga urukuta rwitwa amoko, kandi mu Rwanda rwari rukenewe. Yayarenze kubera ko byafashijwemo n'ukwemera kwe, ukwemera kwe mu idini. Ngita n'akantu gato cyane, ariko urebye ahantu kamugejeje n'ahantu hakomeye. Ngita gato kuko yo ntaza kubyisomera mu gitabo cyangwa ngo mbibwirwe n'abantu bamumenye. Ntabwo nari kubyemera ko uko kurenga amoko hari abantu bamara imyaka 50, imyaka 60, imyaka 70 kubera ibikomere, cyangwa bakagenda banapfa batararenga ikintu cy'amoko, batabasha kukirenga na gato. Ariko umwana w'imyaka 15, 18, 19 yarayirenze akoresha abibashijwe n'idini. Idini rigiye kubera iki? Kubera muri rya sengesho rya Dawe uri mu ijuru, aho bavuga ngo utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Yarahageraga akababroke, akavuga ati abancumuyeho ntabwo nabababariye. Bivuga ko ubwo tugiye mu idini rya Kizito turirebe, hari abandi barivuzeho. Ariko idini rya Kizito ntabwo ari wa wundi bashaka kuba umukristo ngo ajye mu kiliziya senge, ariko hanze wa mugani agenze nk'utemera, ko bajya bavuga ngo ni umuntu ugenza nk'utemera. Yashakaga nimba ibyo mu kiliziya misa yagiyemo ayivamo, no hanze akapratika ibyo yize mu kiliziya. No kuvuga nagera ahantu havuga ngo nkuko natwe tubara baducumuyeho, nimba atabasha kubabarira bacumuyeho bamwiciye se, ntabwo bimukundira. Kandi nyuma ya jenoside yari nk'abandi bose yashakaga guhorera se. Yashatse kujya mu gisirikare, agira Imana ahura n'umuntu wari umuzi, aramubwira ati Kizito wijya muri uri umwana, ajya mu ishuri. Ajya mu ishuri, ageze mu ishuri ajya muri siporo ya karate. Ngo siporo ya karate nabyo ngo kwari kugira ngo agire imbaraga azahorere se. Bivuga ko yari afite nawe bikomere byo gushaka byo muri jenoside, byo gushaka kuzahorera se kuko yari ababaye. Ariko asanga ibyo bintu ntabwo bihuje n'ukwemera kwe k'ubukristo. Bimusaba ko ababarira, asenga Imana ati Mana mbabarira ibi bintu, mbashe kubabarira uwancumuye, kuko natambabarira ntabwo nzabasha kugusenga.
yari ari muri korali n'abandi bana b'amoko atandukanye, noneho kubera nababwiye ibikomere hari hafi muri za 96 17 18 ibikomere bikiri byose bya jenoside, abantu bakamubwira ati ni gute ujya kuririmbana n'abantu bakwiciye, n'abantu bava mu bwoko bw'ishabi wanyu. Kizito kubera ko yari yarasabye Imana ngo ababarire abamugiriye nabi, uko babimubwira ahubwo bigatuma akunda abo bandi. Aranatekereza ati se aba bantu ko atari nabo bishe iwacu ndabangira iki? Iba première étape yo kurenga ubwoko. Arabanza akuraho icyo kintu mu mutwe we ko abo mu bwoko bundi bitigeze bica nta muntu w'iwabo wishe, abo bana bigana ni abana nkawe, ni abantu nkawe, ubwoko araburenga. Haba hasigaye kujya kubabarira uwamwiciye se. Aragenda ajya muri prison, abandi babivuze kuri pardon yakoze. Iyo pardon yakoze niyo yatumye abohoka, bituma arenga ubwoko burundu. Kuri iyo myaka ajya no gushaka n'umukobwa w'uwamwiciye kugira ngo ibyo avuga arebe kuko abishobora. Amushakaho ubushuti kandi ubundi afite ubwoba bw'ubwo bushuti baba bari kumwe bagirana, afite ubwoba bw'ibyo se yakoze, none we aramuhumuriza. Baravuga ngo le pardon ntabwo uyikorera uwakwiciye, le pardon ni wowe uyikorera. Aho abandi bamubwiraga bati Kizito kuki wegera bariya, buri munsi baramubwiraga naho akumva arabohotse, akumva amerewe neza, akumva urwango ruriho ruragenda, akagira urukundo mu mubiri we. Uko agira urukundo kandi nuko ashaka kuruha abandi, none yumva ameze neza. Aravuga ati ibintu byiza ni gute nabyihererana. Naho yahise agira na misiyo ye yo kuvuga y'ubumwe n'ubwiyunge ku myaka 19, aho hari abantu barenda bapfa bataramenya icyabazanye ku isi. Kizito yaramaze kumenya misiyo ye yamuzanye kuri iyi si, ni nayo mpamvu yayikoze neza. Ibyo bintu uvuze byo kurenga amoko byamuteje ibibazo. Yagiye kwiga mu Bubiligi nk'uko mubizi, nibyo navuze ko tuza gufata exemple y'ubuzima bwe yagiye abaho kugira ngo turebe la différence yo kuvuga ngo warenza amoko, kuko twese turabivuga ngo twarenza amoko. Nta muntu utararenza amoko yavuga ati amoko n'amoko nta nakibaho, ariko se twayarenze gute? Yagiye ajya mu Bubiligi muri Occident. Hari ukuntu ibintu by'amadini bambe by'amakominote y'abahutu n'abatutsi ntabwo ari kimwe no mu Rwanda, abantu bavanze. Twebwe nubwo dusurana hagati yacu biragaragara, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Amakominote bamwe baba hano abandi bakabahanga, nubwo hari ababana hagati yabo. Kizito yavaga bamutumira mu misa, abakuru ubu bwoko akajya kuririmbayo, bamutumira ahandi akajya kuririmbayo. Ariko yagize ibibazo byinshi kubera ko hari abantu batishimiraga uko kuntu kurenga amoko, bashaka kugira ngo agume ahantu hamwe. Ariko we aho hantu yibonaga nk'umunyarwanda, aho u Rwanda rutaranashyiraho na porogaramu ikuraho amoko burundu. Kizito yari yarabirenze, yanabigize neza, arenga ubunyarwanda, noneho agira no kuba umuntu. Yarabivuze ati mbere y'uko witwa umunyarwanda ubanza ubumuntu. Umuntu arenga frontières z'u Rwanda. Hari indirimbo yaririmbiye abakongole avuga ati mon frère congolais, ari n'abaririmbira kugira ngo kubera ko yabonaga hari ibibazo, kugira ngo twese tube abantu, tugire ubumwe mu bantu. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Buri we umuntu yakwibaza, ese turashaka ko
generasiyo zidukurikiye nazo zizahura na jenoside, nazo zizaguma muri izo nzangano z'amoko. niyo mpamvu Kizito ni urugero rwiza ku byerekeye mu kurenga amoko. ndabizi neza hari abantu bavuga ati ntayo twarayarenze, nibyo, ariko murabizi ama example araba buri gihe, buri munsi. Ni na kwa kundi twanabanaga tuzi ko ntayahari, bwacya mu gitondo ugasanga imbaga yose irapfuye kubera iki, kandi twari tuzi ko ntayahari. nuko hari nkeka ko hari ibyo tutemera yo kuvuga uti narenze amoko, ariko ifu kureba uko wayarenze. nimba ugiye mu misa ugahabwa ukarisitiya ugasaba urukundo ukaba uri umukristo, ni gute nyuma yaho usohoka ukavuga uti se kuki wagiye hariya? ese wa mugani kuki hari izo community zitandukanye? cyo cyerekana ko ntabwo amoko twayarenze. nta Rwanda ruzabaho rubamwe abatutsi bategeka bonyine, nta Rwanda ruzabaho rubamwe abahutu bategeka bonyine, ntibishoboka. ni ibintu tugomba twese ni inshingano ya buri muntu kurenga amoko. aho ngaho niho Kizito yari yarageze. ni nayo mpamvu kuri jyewe ari urugero rwo kurenga amoko burundu, ukaba umunyarwanda atari byo kubeshya. ntabwo bivuga ko amoko yavuyeho, ntabwo bivuga ko niba ari umuhutu ubwo buhutu bukuvaho, niba ari umututsi ubwo bututsi bukuvaho, ahubwo nta importance bigira. bimera nka bya bindi by'abega baziga basinga, ngira ngo en general nta importance bifite iyo ubirebye. n'ibindi ni kimwe, ntabwo ari ukuvuga ko byacitse. donc Kizito tumwigire kuri icyo kintu cy'amoko yari yararenze. ahandi hantu Kizito yari yararenze ni ibyerekeye amadini. ni umuntu w'umukatolike. muri gatolike baravuga ngo kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. nta nteruro iruta iyo phrase mu byerekeye guheza inguni. kiliziya gatolika yumvise iyo phrase niyo ya mbere iheza inguni. ariko Kizito yibajije ukuntu abaturage abakristo 99% mbere ya jenoside bari abakatolike. ni gute abakristo bishe abandi? bishoboka bite? byagenze gute? ni ukubera ko kiliziya zari zuzuye, abantu bakagera no hanze, hakaba misa ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ariko mu bantu nta rukundo. kiliziya yagize sheke, ntabwo yigeze ibasha kwigisha abantu urukundo. urukundo ni ukuvuga iki? ni ugukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Kizito kwakira abantu bavuye mu yandi madini nirwo rukundo yashakaga. yaragiye afata abantu bavuye mu yandi madini, abayisilamu, abarokore, abandi b'abakristo ariko batari abakatolike, ndetse aragenda anafata n'umuntu wemeraga idini rya kinyarwanda, donc Imana y'u Rwanda yandi ya kera bavugaga, kandi Eglise Gatolike yaje ikuraho iryo dini gakondo. ubundi igihe amadini aba mu madini mu mbabarire nyafata nk'ama entreprise arwanira abakiriya. ibaze Kizito akagira ikiganiro kitwaga umusanzu w'umuhanzi, atumiramo ayo madini yose, akaza bakakora deba. ni nkaho kuri jyewe ni nkaho uvuga nti agira ngo ubundi umuntu w'umukatolike nkuriya ari kuvuga ati kiliziya nimwe itunganye gatolika. ariko numvise nk'ikiganiro yakoranye na niyo mugabo, nkumva ukuntu niyo mugabo ibyo avuga kuri ku idini gakondo, ahubwo igihe nasanze ari ryo dini ryanjye. nimba narakuriye muri Eglise Gatolike, numvise icyo kiganiro navuga ko haba iryo dini rya gakondo, navuga ko niyo mugabo yaba yarantwaye akanjyana muri iryo dini gakondo, kuko numvise ko nta kintu amadini ariya yapfuye hanze yarushije idini ry'abanyarwanda. amavareri ari amadini yigishije n'idini gakondo Imana y'u Rwanda naryo ayo vareri zari zirimo. ikintu yabikoreye cyari iki Kizito, nuko yakundaga deba, avuga ati nta kintu cyiza nko gukora deba contradictoire, ukumva iby'abandi. ati niyo mpamvu natumiraga abo bantu bose bafite ayandi madini kugira ngo baze tugire deba, ntitunumvikane na gato, kuko abanyarwanda babikeneye.
aho ngaho hari n'ifrazi yigeze kuvuga mu gitabo cye, ntabwo nyibuka neza ariko ndayivuga mu magambo yanjye. Yaravuze ngo umuntu jyewe icyo nkunda ni umuntu wemera tudahuje ibitekerezo, kuko uwo duhuje ibitekerezo ntacyo amariye. Pardon, uwo duhuje ibitekerezo ntacyo amariye, uwo tudahuje ibitekerezo niwe ukimariye, kubera ko iyo mudahuje ibitekerezo mukora débat, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit, bigupermeta kugira ni liberté d'expression, kandi bikakwigisha ukavuga ukiga, kubera ko wumva ibyo abandi bavuga. Ibintu byo kugenda avuga ati ibintu byo kugendera muri pensée unique ntacyo biba bivuze, kuko ntacyo mwungurana. Jyewe kubera ko nemera ibitekerezo biturutse ku bandi, nemera débat, kuri jyewe n'ibyo ngibyo ni urugero rwiza nigiraho kuri Kizito. Ariyo mpamvu ukurikijwe ukuntu Kizito yabaye agafungura les frontières, akabriza toutes les barrières, inkuta zose ziri hagati y'abantu, haba mu bwoko, haba mu bitekerezo, haba mu byerekeye amadini. Ni urugero tugomba gukurikiza. Mu ndirimbo ze zose arabivuga, yarabyanditse mu gitabo cye. N'abamumenye, hari abamumenye ukundi, ariko n'abamumenye bakurikije ibyo yigishaga, kandi ibyo yigishaga yarabikoraga. Kugira ngo Kizito ni urugero tugomba gukurikira muri uko kuntu ko kuburiza inkuta zose n'amabariyeri yose ari hagati yacu n'abandi bantu, kuko u Rwanda rurabikeneye. nta nashoba dufite, nta mahitamo dufite, kuko u Rwanda ni urwacu twese. Kandi yanze munyangire, yanze umuntu wamubwiraga ngo genda wanga ubundi. Kubera iki? Kubera ko izo valeri zo gukuraho inkuta yari yarazisenye. Bivuga nimba yarazisenye, ntabwo uzamubuza kujya hariya, ntabwo uzamubuza kuvugana n'uwo ushaka, ntabwo uzamubuza gufungura amarembo umuntu wese, n'uwo batavuga kimwe, n'uwo bashobora kuburana bakarwana. Niyo mpamvu urwo rugero rwiza Kizito yadusigiye ni urwabo twese. Ndabashimiye ko radiyo Humura yongeye kuduha umwanya. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Umunsi Kizito yahaweho igihembo. Ndabashimiye, murakoze. Urakoze cyane, kandi ibihe byiza aho muri Canada. Ariane Clarisse Mukunde Kayisire, Uwiteka kugirire neza. Mu byo umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu yitaho harimo kwitegereza no gushishoza, yabona ibitagenda, yabona ibishobora kugirira ingaruka mbi mu mibereho y'abantu, akabigaragaza, agasaba ko bikosorwa, ndetse agatanga n'ibitekerezo by'uko byakosorwa. Kizito Mihigo ntabwo yari wa muntu urebera gusa, ahubwo mu buryo bwe nk'umuhanzi afite uko yatanze umusanzu we kuri iyi ngingo. Nibyo Ruhumuza mbonye umutwe agiye kutuganiriraho. Turagusuhuje, tuguhaye ikaze kuri radiyo Urumuri. Uri mu gihugu cy'Ububiligi. Urakoze cyane Jean Claude kuri icyo kibazo wumbarije. Njyewe Kizito Mihigo nari muzi kuva kera, muzi nk'abanyarwanda bose nk'umuhanzi. Nakundaga kumva indirimbo ze, nkakurikira ubutumwa bwe, ariko ntabwo nari muzi personnellement. Yatangiye kumumenya personnellement mu mwaka wa 2014 mu kwezi k'Ukwakira, amaze amezi makeya amaze gufungwa, kuko nicyo gihe yanyandikiye abinyujije kuri Facebook, arimo aranyambaza mu bintu bitandukanye. Ikintu ngewe cya mbere cyantangaje hamwe na Kizito nuko nkurikije aho yaravuye mu buzima yakundwaga n'igihugu cyose, ashimwa n'abayobozi, abantu bose bamukomera amashyi, ahabwa ibyubahiro. Ukareba aho yarageze, yaranyuze mu nzira y'umusaraba, ategereje gucirwa urubanza, yaragizwe igicibwa muri sosiyete nyarwanda. Nari nzi ko nari kuganira n'umuntu wumva yarataye morali, umuntu uri kwitotomba, wumva ijuru ryaramugwiriye, ariko ntangazwa no kuganira n'umuntu utuje,
umuntu umeze nk'uwakiriye ibiri kumubaho, kandi n'umuntu ubona agifite ubutumwa yifuza gusoza no kugeza ku banyarwanda. Hari nk'ijambo yigeze kumbwira rirantangaza cyane, avuga ati ngo ahubwo n'ibi bigeragezo ndimo kunyuramo, nimba hari ikintu kinshimishije ni uko ibi bigeragezo byerekanye ukuri ku Rwanda. Nabivuga peut-être mu gifaransa kugira ngo nta ngume ku magambo ye yavuze. Yaravuze ngo je suis très heureux d'être la manifestation visible de la vérité rwandaise. Mu butumwa Kizito Mihigo yadusigiye, biragoye kujojora ubu n'ubu uvuga ko ari bwo yatubwiraga ibintu bikwiye gukosorwa muri sosiyete nyarwanda, abinyujije mu buryo bwubaka, mu buryo bw'ubushishozi. Ariko ngomye gutanga urugero rumwe, natanga urugero rwa gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ku bantu basomye igitabo cye, ni gahunda akunze kugarukaho cyane, yerekana ko atemeranya nayo, yerekana ko uburyo iyo gahunda idusobanurira ubumwe n'ubwiyunge bitandukanye cyane n'uburyo we yumva ubumwe n'ubwiyunge bwagombye gusobanurwa muri sosiyete nyarwanda. Iyo gahunda igarukaho mu ndirimbo zimwe na zimwe. Natanga nk'urugero rw'indirimbo Igisobanuro cy'urupfu, aho aririmba ati ndi umunyarwanda, ijya ibanzirizwa na ndi umuntu. Ibyo ashaka kuvuga aho ngaho abisobanura mu gitabo cye, aho avuga ko nta muntu ukwiye gufungiranwa muri appartenance identitaire iyo ari yo yose, yaba ubwoko, yaba ubwenegihugu, yaba uruhu, ahubwo ko buri muntu yagombye kureberwa mu ndorerwamo z'uwo muntu bwite, utamurebeye mu ndorerwamo za groupe iyo ari yo yose. Iyo gahunda kandi yagombaga kuyigarukaho mu yindi ndirimbo yise Namaganye Abantemera Amababi, nayo yagombaga gusohoka muri Mata 2014, ariko arebye ibibazo indirimbo Igisobanuro cy'urupfu yateje, ahitamo kuba aretse kuyisohora. Iyo ndirimbo ikaba yarasohotse ejo bundi, ariko MP yisohoye nyuma yaho Kizito amaze kwicwa. Muri iyo ndirimbo agarukaho noneho mu buryo burambuye kandi bweruye ku buryo abona iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda, aho avuga ati ngo namaganye abapfobya imbabazi, bagapfobya ubwiyunge bagamije inyungu zabo. Mu yindi ntera y'iyo ndirimbo hari n'abavuga ati ko nta muntu ukwiye gusaba imbabazi mu izina ry'undi. Aho ngaho rero akaba yaratwerekaga ko atishimiye na busa ko muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda bavuga ko kugira ngo tugere ku bumwe n'ubwiyunge, ko hari abantu batakoze ibyaha bakwiye gusaba imbabazi, kubera ko ibi byaha byari byarakorewe mu izina rya. Uburyo Kizito we yumvaga ubumwe n'ubwiyunge yabudusobanuriye mu ndirimbo ye yise Igisobanuro cy'urupfu, aho yaririmbye ati jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana. Mu kiganiro twagiranye muri Gicurasi 2018 akiri muri gereza, Kizito yaratubwiye ati ubutumwa buri muri iyo ndirimbo nibwo butumwa buri ku isonga muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu magambo yakoresheje mu gifaransa yaravuze ati ngo cette chanson était l'apogée de mon message de réconciliation. Muri iyo ndirimbo rero aratwereka ko kugira ngo tugere ku bumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, buri munyarwanda akwiye kumva ko akababaro k'undi ari akababaro ke, atitaye ku rugomo uwo wundi yaba yarazize. Muri icyo kiganiro kandi twabaje Kizito niba akurikije ukuntu yafunzwe, akurikije ukuntu yakubiswe, akurikije ibibazo byose yaciyemo nyuma y'iyo ndirimbo, niba agombye kubisubiramo, niba yabisubiramo. Yaradushubije ati ayo magambo nayasubiramo, ati ngo igihe njya kuyasohora nari mbizi ko azanteza ibibazo, nari nzi ko azanteza ibibazo bikomeye hamwe na guverinoma, ariko sinashoboye kwihangana gutambutsa ubwo butumwa, kubera ko hari ikintu kimwe mugomba kumenya, nuko ubutumwa bufite agaciro kukaruta ak'intumwa. Le Rwanda est devenu une prison à ciel ouvert. À chaque fois que tu évoques le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts du FPR,
tu es totalement traité de négationnisme ou de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois plaider coupable. On me disait que je n'avais pas de choix si je veux survivre. Mon emprisonnement a deux raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice. La chanson était vraiment, je dirais, l'apogée de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les pères, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnus comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez la chanson en connaissant maintenant les risques et le risque d'emprisonnement? Oui. Ah oui. Vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir cette chanson. Je savais que ça allait provoquer un désaccord terrible avec le gouvernement. Je le sentais, je le savais, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Et je pense que tôt ou tard, cette situation peut revenir. Parce que, vous savez, le message est souvent plus important que le messager. urakoze cyane Ruhumuza mbonye umutwa watuganiriraga uri mu gihugu cy'Ububiligi amahoro n'imigisha muri icyo gihugu cy'umwami. Ingingo ya kane dusonzeye kumva kandi duhishiwemo byinshi byiza nijyanye n'ubuhanzi bw'indirimbo. Kumva Kizito Mihigo aririmba binogeye amatwi kubera ijwi ryiza n'umuryo unoze, hakiyongeraho akarusho k'inyigisho nziza buri wese akeneye. Kuri radiyo Urumuri dushimishijwe no kubiganirizwaho na Dr Patrick Umukonde Habamenshi, tuguhaye ikaze urisanga. Muraho Jean Claude, ndabasuje. Biranshimishije kuba nifatanyije namwe na radiyo Urumuri n'abandi banyarwanda muri uyu munsi mukuru. Ni umunsi mukuru pe, ni umunsi w'ibyishimo. Mboneyeho no gushimira Human Rights Foundation kuba barahaye Kizito Mihigo iki gihembo gikomeye cyane. Ni ibintu bishimishije. Ubundi Kizito twamufataga nk'uwacu abanyarwanda, tuba tuzi ko ari twe tumuzi gusa, ariko kuva aho yitabiye Imana nagiye mbona ibitangaza byinshi cyane. Arakunzwe pe. Noneho kugeza aho abanyamahanga batumva n'ikinyarwanda bihaye igihe cyo gufata indirimbo ze bakazumva, bagasanga izo ndirimbo zikwiye guhembwa mu rwego rw'isi yose, nabyo ni ibitangaza tugomba kwishimira. Nkaba mboneyeho nanone gusuhuza umubyeyi we Iribagiza Placidi n'abavandimwe, turi kumwe kabisa, turi kumwe muri uyu munsi mu bintu byose bijyanye na Kizito, turi kumwe. Ikibazo wambajije rero kugira ngo tucyumve neza, tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba ubuzima Kizito yagiye acamo, ibihe binyuranye yagiye acamo mu buzima, ko indirimbo ze zijyanye n'ibyo bihe yagiye acamo. Kizito yavukiye mu muryango w'abakristu, ku buryo navuga ko asa naho yarerewe mu kiliziya muri paruwase yabo ya Kibeho. Ubwo yatangiye kuririmba akiri umwana muto cyane. Indirimbo ze za mbere yazitangiye kuzandika atari yageza no ku myaka 10. Murumva rero ko iyo mpano yagaragaye hakiri kare. Ubwo rero yanditse indirimbo, ariko murumva ko yiyigishije umuziki, atangira gutyo ari ibintu yiyumvamo gusa agenda aririmba. Nyuma haza kuza bya bihe bya jenoside. Nyuma ya jenoside batahutse, ni nacyo gihe bari bishe umubyeyi we, papa we.
ubwo yagiye mu bihe by'umujinya, mu bihe byo gushaka kwihorera kubera ibyababayeho, mbega byari ibihe dark times kuri we. Muri 1994 aza gusubira mu ishuri mu seminari i Butare, nibwo yasubiye mu muziki. Ubwo faze ya mbere yari faze yo gutangira kuririmba akiri umwana. Muri faze ya kabiri rero guhera muri 1995 yiga i Butare, nibwo yasubiye mu muziki. Noneho mu muziki umufasha gukira, umufasha kuva muri wa mujinya, umufasha kwiyunga n'abandi. Ndetse mu gihe yari mu seminari nibwo yashinze korale yari irimo abana b'amoko yose. Murumva ko deja yari yatangiye gutera intera muri ibyo mu bwiyunge bw'abanyarwanda, kandi akiri umwana muto muri 1995 kuzageza arangije iseminari. Yagiye kurangiza iseminari Butare amaze kwandika indirimbo zirenze 200. Dufite akazi kenshi cyane ko kuzazegeranya, ariko bizashoboka, ibintu byose birashoboka. Ubwo faze ya kabiri niyo faze ye y'i Butare. Noneho mu 2001 aza gutsinda rya rushanwa ryo kwandika indirimbo yubahiriza igihugu, ari nabwo yagiye kwiga mu Bubiligi. Ubwo navuga ko no mu Bufaransa, navuga ko ari faze ya gatatu. Ni faze yatangiye kuba umuririmbyi professionnel. Ibindi byari byo yigishije ku giti cye mu Bubiligi no mu Bufaransa. Aza kwiga gukora indirimbo ziri structuré, yiga gukoresha ziriya instrument tuzi yagiye akoresha cyane, orgue cyane. Ubwo mu mbabare nditabaza amagambo y'abanyamahanga. Ubwo muri icyo gihe aba mu Bubiligi no mu Bufaransa, ni nabwo yatangiye kujya yita ku buzima bw'abandi, kumenya amateka y'abandi. Murumva ko mu Bubiligi no mu Bufaransa hari abanyarwanda b'ingeri zose bakomoka, bamwe bahunze mu Rwanda muri 1994 ntibasubirayo, abandi bavuye mu Rwanda rushya, u Rwanda rwa nyuma ya 1994, n'abandi bari basanzwe babayo mbere y'intambara. Agenda yita kumenya amateka y'abandi. Ni nacyo gihe yasubije amaso inyuma, atangira kureba amateka ye bwite, ayashyira mu ndirimbo. Hari indirimbo ye muzayibona ku mbuga, bashyize ku mbuga mu 2007. Ndibwira ko ari nabwo yayiririmbye mu kwibuka, muri gahunda zo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane, muze kuyishaka rwose, muzabibona. Yari akiri umwana muto muto cyane. Ni indirimbo nziza ishimishije, kandi ni indirimbo nubwo yari umwana muto, yari umuntu muto, nge mwise umwana muto, yari umuntu muto, ariko indirimbo ze ntizigeze ziba mu ubwana. Indirimbo ze zose zari zirimo inyigisho, zirimo ikinyarwanda gihambaye, ariko nanone gihambaye ariko kitworoheye kumva. Kabisa ni yari afite iyo mpano. Ubwo nyuma y'iyo ndirimbo ye aririmba ku mateka ye, yagiye noneho aririmba indirimbo zifitiye ubutumwa abanyarwanda bose. Hari indirimbo ye ni nayo yatumye amenyekana cyane mu banyarwanda ku isi yose. Iyi ndirimbo yayindi yitwa Twanze gutoberwa amateka, yayanditse mu 2009. Iyo ndirimbo mbega na titiri irasobanutse. Iyo ndirimbo nibwira ko yabwiraga, ubwo ndakoresha amagambo yanjye bwite, yabwiraga abantu bose bakoresha amateka ya jenoside mu zindi nyungu, ko ayo mateka atagomba gukinishwa, ko ari amateka afite sacre, atagomba gukinishwa, atagomba gukoreshwa mu bintu byose, agomba kubahirizwa, kandi n'abaciye muri ayo mateka, abacika cumu bakubahirizwa. Nyuma yaho hari izindi ndirimbo nanone zirimo ubutumwa yagiye yandika muri ibyo bihe, Muzinuma, Iteme. Izo ndirimbo zose zirimo bwa butumwa bwe
bwo bugenewe abanyarwanda bose, bivuga ku mateka ya jenoside, bivuga ku bumwe, bivuga ku mahoro. Ibyo byose ni ibintu byagiye biranga Kizito mu myaka ye yose yakurikiyeho. Ubwo hari indirimbo ntashobora gusiga ntavuze, ni ya ndirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu. Iyo ndirimbo ni indirimbo ivuga ibintu abanyarwanda benshi bategereje imyaka n'indi kumva umuntu abivuga, biriya by'uko umuntu wese agomba kuyibukwa, umuntu wese waguye mu mahano yagiye aba mu Rwanda, ari abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ari abaguye mu yandi mahano atari atitwa jenoside, n'andi. Ubwo murumva ko iyo ndirimbo abantu benshi bumvaga bakeneye kuyumva, ko kugira ngo wumve umuntu aririmba ko n'uwawe watakaje nawe dukwiye kumwibuka kimwe n'uwo we yatakaje, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko iyo ndirimbo yaje kumukoraho, ubwo nayo yinjiye mu mateka mu bundi buryo, wenda si bwo buryo yari yateganyije, ariko ni bwo buryo tuzibuka iyo ndirimbo. Ubwo rero ibyo ni ibihe byose yagiye acamo, kuva ari umwana kugeza abaye umuntu mukuru. Ndetse n'ikindi kintu navuga kijyanye n'amateka ya Kizito kandi gisobanura ibi byose ndi kubabwira, nuko mu 2010 yashinze fondation KMP, Kizito Mihigo for Peace. Iyo fondation ikaba yari isa naho iyo fondation igenda yuzuzanya n'izo ndirimbo zose. Indirimbo ntizabaye ntago zari zikiri indirimbo z'iyobokamana zisanzwe nk'izo yaririmbaga akiri umwana, ahubwo zabaye indirimbo zifite message zijyanye n'ibikorwa bya fondation. Muri ibyo bikorwa bya fondation hari cya kiganiro yacishaga kuri YouTube cyitwa umusanzu w'umuhanzi. Ubwo nawe murabyumva rero ko yumvaga ko umuhanzi atari umuntu ugomba kuririmba gusa, ahubwo ko ibyo ashobora gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo nawe agire uruhare mu gukemura ibibazo byose biri mu gihugu. Ubwo rero ngibyo ibya Kizito Mihigo n'ukuntu yagiye akoresha iyo mpano ye mu kuduha za message zitwubaka, na n'ubu zikaba zikitwubaka na nyuma y'uko yitabye Imana mu kwezi kwa kabiri. Dr. Habamenshi, tuzi kuri mu bakunda indirimbo za Kizito Mihigo zose, ariko muri aka kanya hari iyo ufiteho umwihariko wasangiza abantu? Ku bijyanye n'indirimbo, ngiye kubasaba abantu bose gufata igihe cyo kumva indirimbo itazwi cyane. Ni indirimbo ya Kizito yitwa Twige kugira umutima wa kimuntu. Iyo ni indirimbo nziza cyane, nyitoranyije kubera ko ifite amagambo yayo ajyanye n'ibihe turi gucamo nk'abanyarwanda. Abanyarwanda benshi mu mateka yacu, d'abord tutanarebye ibiriho ubu ngubu, dusubije amaso inyuma tukareba ibyabaye muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi, tukareba abanyarwanda baciye mu nzira ndende n'andi mahano yose yagiye aba, hari abantu benshi bavanyemo guhungabana. Harimo n'abantu batari bake bakifite icyo kibazo cyo guhungabana. Hari n'ibindi biri kubaho muri ibi bihe, hari ibintu byinshi biri kuba mu Rwanda, hari abantu bicwa, hari abantu bashimutwa, hari ibintu byinshi bigenda biba bishobora no gutera abantu kongera guhahamuka, cyangwa abantu batari baranahahamutse mbere bakaba bahahamuka ubu ngubu. Iyo ndirimbo idukangurira kuzirikana abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe, ibibazo byo guhungabana, tukabagaragariza ubumuntu, urukundo. Rero iyi ndirimbo ndayibatuye kuri uyu munsi. Uyu mwanya n'ubuzima, ubuzima turinda umuze, nyamara ikiremwa muntu kiranga kikananirwa,
kubera ko turi mu isi duhura n'ibitunaniza abavandimwe byananije tubabe hafi tubagoboke tugire umutima wa kimuntu bavandimwe dufatanye dufate umugongo abacu bashegeshwe n'amateka bakomerekejwe n'ibibazo indwara n'ibyago duhura nabyo bavandimwe ikiremwa muntu nitucyubahe aba bahungabanye nitubegere nitubaha akato nabo n'abantu bakwiye icyubahiro nabo n'abantu bakwiye agaciro nabo n'abantu bakwiye urukundo natwe twifuza twese nabo n'abantu bakwiye urukundo natwe twifuza twese amateka mabi y'u Rwanda yateye benshi guhungabana abyongerera n'ubukana ku bari babisanganywe indwara nyinshi zidakira ziraza zikatuzonga nazo zikaba intandaro y'ibibazo byo guhungabana ababyeyi n'abavandimwe bacu barwaye nibagana abaganga babyo barahari babafashe imigenzo myiza tubagira iherekezwe no kwivuza imigenzo myiza tubagira iherekezwe no kwivuza tugire umutima wa kimuntu bavandimwe dufatanye dufate umugongo abacu bashegeshwe n'amateka bakomerekejwe n'ibibazo indwara n'ibyago duhura nabyo bavandimwe ikiremwa muntu nitucyubahe aba bahungabanye nitubegere nitubaha akato nabo n'abantu bakwiye icyubahiro
ndirimbo ndayibatuye kuri uyu munsi kugira ngo umuntu wese ukurikira Kizito Mihigo, umuntu wese ukunda Kizito Mihigo amenye ko agomba kurangwa n'uwo mutima wa kimuntu ku bantu bose turi kumwe, ku bantu bose tuzi bahura n'ibibazo, cyane cyane ibibazo by'ihungabana. Ubwo murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro, kandi turi kumwe twese muri uyu munsi mukuru wo kwizihiza wo kwishimira igikombe Kizito Mihigo yahawe. Kuri radiyo Urumuri turagushimiye cyane Dr Patrick Umukonde Habamenshi, uri mu bakunzi ba Kizito Mihigo, tubibona mu buryo bwinshi harimo n'ibyo utangaza ku mbuga nkoranyambaga. Wakoze, tukwifurije ibihe byiza muri Canada. Tugushimire cyane kandi ko wanakomoje kuri rya shyirahamwe Kizito Mihigo yashinze, Kizito Mihigo pour la paix. Tukimenya ko Kizito Mihigo yahawe kiriya gihembo, twahamagaye umuyobozi wa ririya shyirahamwe muri iki gihe, akaba ari Delphine Uwituze. Reka mwumve icyo yari yadutangarije kijyanye n'ibyishimo byinshi bakiranye iyo nkuru. Perezida w'umuryango Kizito Mihigo pour la paix, Delphine Uwituze, twaganiriye uyu munsi atubwira ko ari ibyishimo byinshi by'umwihariko kuri KMP abereye umuyobozi. Delphine Uwituze, turagusuhuje, tuguhaye ikaze kuri radiyo Urumuri. Uraho neza? Muraho neza, mwakoze cyane kuma ikaze kuri radiyo Urumuri. None ibyishimo biranga niki muri KMP? Ni ibyishimo gusa byaturenze, twishimye, inkuru twakiriye neza, mbese nibisanzwe ntabwo nabasha kubona uko bisobanura, ariko muri KMP turishimye. Kugira ngo Kizito Mihigo abe hawe igihembo nka kiriya, murumva ari ikimenyetso gishatse kuvuga iki? Iki gihembo nabyita umuganda, iriya fondasiyo ya Human Right ihaye KMP mu gukomeza kusa ikivi Kizito Mihigo yasize atangije. Tuzi yuko muri KMP mwakomeje ibikorwa n'ubundi uyu muryango washyiriyeho, guhabwa igihembo nka kiriya byaba ari ibintu bigiye kubongerera akanyabugabo? Muri KMP ni ibyishimo, ni iby'agaciro, ni imbaraga, ni inkunga ikomeye mu gukomeza kwimakaza za ndangagaciro z'amahoro Kizito Mihigo yatwigishaga. Kuri KMP ni ikimenyetso gikomeye cyane, ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo Kizito Mihigo yaharaniye akiri muri iyi si, amahoro n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, atari twebwe abanyarwanda gusa, ahubwo isi yose ibihanze amaso. Nabwira abadukurikiye, mutugane, tubagane, dufatanye, dushyigikirane mu gusigasira umurage Kizito Mihigo yadusigiye w'amahoro n'urukundo mu bantu. Ndifuza kandi ndashimira iriya organization ya Human Right yageneye Kizito Mihigo iki gihembo. Ndashimira abanyamuryango ba KMP, ndashimira abafatanyabikorwa ba KMP, ndashimira namwe radiyo mwadutumiye, kandi ndasoza nshimira Kizito Mihigo n'Imana yo dukesha ibyishimo by'uyu munsi. Murakoze. Ya Delphine Uwituze, niwe presidente wa KMP, turagushimiye aka kanya uhaye radiyo Urumuri. Twongere tubashimire cyane mwese abafashe umwanya wo kudusangiza ibyo muzi kuri Kizito Mihigo. Mireille Abewe Kagabo, Lydie Ujeneza, Ariane Clarisse Mukunde Kayisire, Ruhumuza Mbonyumutwa, Dr Patrick Umukonde Habamenshi, namwe kandi abakurikiye radiyo Urumuri, dusoje tubifuriza amahoro n'imigisha y'Uwiteka. Sinakwibagirwa gushimira bagenzi banjye bari ku cyicaro gikuru cya radiyo Urumuri mu Bubiligi, kuko ikiganiro nk'iki kibasha gusakara hirya no hino kubera ubuhanga n'ubwitange bibaranga. Kuri mikoro ndi Jean Claude muri Idahabi hano i Paris muri studio ya 4 ya radiyo Urumuri. Mwese ibihe byiza, naho ubutaha.